Kamanzi mbasuhuze mwese mukurikiye Ni gute, nizere ko aho muri hose mumeze neza. Twagarutse namwe muri ya gahunda twiyemeje yo kubagezaho ikoranabuhanga mu Kinyarwanda, tubasobanurira ibintu byinshi mukeneye kumenya mu ikoranabuhanga tubibabwira mu Kinyarwanda. Mbere y'uko dukomeza iyi video, banza ujye kuri YouTube, ukore subscribe kuri channel yacu Ni gute Rwanda, wibuke no gukanda ku nzogera ujye ugezwaho video zacu nshyashya zose ako kanya. Uyu munsi ikintu tugiye kurebaho ni ibintu bitatu. Hari icyitwa AI cyangwa se Artificial Intelligence, hari ML cyangwa se Machine Learning, n'icyitwa Crowd Source. Iyi ni serivisi ya Google. Reka duhite dutangira. Mbere na mbere, Artificial Intelligence ni iki? Artificial Intelligence byumvikana nko ubwenge karemano, ubwenge buremwa n'abantu. Ni ubwenge buremwa n'abantu baba buremera imashini kugira ngo zitware nk'abantu. Ujya wumva amarobo yitwara nk'abantu, amarobo akora ibikorwa by'abantu, abakoresha AI. Ni uburyo nyine izo mashini zihabwa ubwenge, zigahabwa n'ubushobozi bwo kuba bikora ibintu bijya kumera nk'iby'abantu bakora. Harimo nka systeme zikoresha, rujya nk'ahantu icyuma kikamenya icyo kiguha, icyo kigukorera, mbese ni ibintu nk'ibyo ngibyo bituma imashini zimera nk'aho zifite ubwenge, wabyita nk'ubwenge bukorwa n'abantu. Ndakeka ko mubyumva. Urugero nko kuri iyi foto urabona ni umuntu igice kimwe, ikindi ni imashini. Bivuze ngo ni imashini zo zifite ubwenge bwaremwe n'abantu. Ngiye kuvuga ubwenge karemano, ariko ubwenge karemano n'ubw'abantu baremanye, ni ubwenge bwaremwe n'abantu. Nibwo Artificial Intelligence. Buremewe imashini hagamijwe ko zitwara nk'abantu cyangwa se zikora ibikorwa abantu badashoboye kwikorera, cyangwa se abantu bakeneye ko biborohereza mu kazi. Ingero za Artificial Intelligence ushobora kubonamo nka facial recognition cyangwa se face detection. Wabonye niba ufite telefone ya smartphone, nk'iyo ugiye gufotora, kamera yawe ibanza kukwereka isura yawe, bagashyiraho akantu kameze nk'agakare kakugaragariza isura. Iyo telefone zifungurwa n'isura, telefone ikabasha kumenya ko iyo sura ari iyawe. Ibyo ngibyo byose ni Artificial Intelligence. Hari text editors, autocorrect. Iyo uri kwandika kuri telefone yawe cyangwa se kuri machine, noneho ukajya wandika ariko hejuru ukabona baguhaye ijambo ushobora guhita ukomerezaho, utiriwe wandika ijambo ryose ukabona rihise ryizana hejuru. Iyo ni Artificial Intelligence. Recommendation and search algorithm. Nk'iyo ugiye gushakisha ikintu kuri Google, cyangwa se ugiye gushakisha nk'ikindi kintu ahandi hantu hose ushakishiriza, ukabona hasi hahise hakuzanira ibintu ushobora gushakisha, ukabona bihuye neza n'icyo washakaga. Iyo ngiyo ni Artificial Intelligence. Chatbots. Uvuga ngo ari igihe ujya nko ku rubuga yenda rwo gucatinga, cyangwa se nko kuri website runaka, ukabona hasi hari ahantu hariho akantu bavuga ngo kanda hano tuguhe ubufasha. Iyo ugakanzeho bahita bakwandikira ngo urakoze, wabandikira bakagusubiza. Akenshi ntabwo ari umuntu uri kugusubiza, n'imashini. Imashini imenya icyo yandikiye, ikamenya n'icyo iragusubiza. Iyo ni Artificial Intelligence. E-payment, electronic payment, uburyo abantu bishyurira kuri internet cyangwa se online. Ubuntu nabwo ni Artificial Intelligence. Social media akenshi nazo usanga ziyikoresha, n'ibindi byinshi ushobora kuzagenda ubona mu buzima busanzwe. Imashini zikoresha, usanga imashini ziterura, ni byinshi. Dukomeze. Ikindi kintu cya kabiri ni Machine Learning. Machine Learning nakongeraho ko ari igice cya Artificial Intelligence. Ngo Artificial Intelligence irahari, ariko muri yo Machine Learning ni igice cyayo kirimo imbere. Machine Learning ni uburyo imashini ziga ibintu bishya nk'uko abantu biga. Ubwo imashini uyiha amakuru, uko uyihaye amakuru ikayabika, noneho ubutaha wazongera kuyizanira amakuru ameze nk'aya yandi, ikamenya ko ayo makuru yigeze kuyabonaho, ikakubwira iti iki ni iki cyangwa ni iki. Tuvuge niba imashini uyeretse urugi, ukavuga uti uru ni urugi n'ukuri wari rumeze. Imashini irabibika, ubutaha wazayereka ifoto irimo urugi, igahita imenya iti ruriya ni urugi. Niko izo telefone zanyu zikora, zimenye ko isura yawe ari iyo, boreye bwite isura yawe ni iyi, ubutaha ikazamenya iti iyi niyo sura. Nuko ibintu byo kwigira ku mashini biba biteye, niko imashini ziga. Urabona imashini zo ntabwo ziterura ibitabo ngo zigraduatinge. Imashini ziga uzibwira ibintu byinshi, ariko nabyo ayifata nk'ibitabo.
uzibwira ibintu, uziha amakuru, noneho uko uziha amakuru nazo ubutaha iyo uzibajije ikintu wazibwiye zigusubiza icyo wazihaye. Ikindi kintu ni examples of machine learning. Ni urugero rwo kwigisha imashini, hari virtual personal assistant, abantu bazibwira nyine ibyo zifata, abantu baziha ibyo zifata, online customer support, ibintu nk'ibyo nyine. Gushakisha kuri internet nabyo uri gutanga amakuru menshi atuma ziriya mashini zikomeza zimenya ibyo abantu bashakisha cyane, uburyo zivugana n'abantu bakabona ibyo bazisubije, zigenda zibika zigavuga umuntu yansubije gutya 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 na gutya. Nk'iyo muri gukina umukino, hari igihe ujya gukina umukino bakubwira ngo uri gukina na mashine, iyo uri gukina na mashine igenda imenya uburyo uri gukina, noneho ubutaha wakongera gukora ya move igahita imenya iti ubushize yakoze ibi ngibi arantsinda, nayo igahita ibikora ikamenya uburyo iri bugukwepe. Nuko imashini ziga n'ibindi byinshi, n'ubundi buryo bwinshi imashini zishobora kwigamo. Ubwo nababwiye artificial intelligence, mbabwira na machine learning. Machine learning nababwiye ko ari igice cya artificial intelligence. Noneho ibi byose hari uburyo bikoreshwa bwa Google Crowdsource. Crowdsource ni uburyo bworoshye ushobora gukoresha ubushobozi bwawe ugatanga ubumenyi kuri artificial intelligence. Wowe aho uri, wowe nawe ushobora kwigisha imashini ukaziha ubumenyi bwawe. Bifasha kugira ngo ibikoresho bya Google urabizi nka Google Earth, Google Maps, Google Search n'ibindi byinshi Google igutanga kugira ngo bimere neza mu rurimi rwawe, mu gace kawe no mu muco wawe nyine. Ugenda usubiza ibisubizo bigendanye n'umuco wawe cyangwa se n'iby'ahandi byose ushaka, imashini zikabibika. Noneho nyuma abantu bajya kubishakisha bakabiha bigendeye kuri bya bisubizo watanze. Ndetse ko byumvikana. Ni uburyo ukoresha ubushobozi bwawe ugatanga ubumenyi ufite kuri artificial intelligence. Bituma ibikoresho bya Google na serivisi zabo zitangwa neza, kuko abantu benshi n'amamiliyoni y'abantu benshi ku isi batanga ibitekerezo byabo kugira ngo bavugurure ibikoresho bya Google. Nze ndaza kubibereka ku buryo bikora, ndakeka ko mutabyumva neza. Iyi ni community ikorera ku isi yose, mu Buhinde, muri Afurika, muri Amerika, ahantu hose irahagera Google Crowdsource. Kandi ikindi nabongereraho ni uko iyo urangije baguha certificate. Uko ugenda ukora bagenda baguha amalevels, uko ugeze kuri level yisumbuyeho bakaguha certificate. Hari abantu benshi cyane, amamiliyoni y'abantu ayikoraho buri munsi, basubiza ibibazo bagenda babazwa, bigafasha imashini kwiga ibintu bishyashya. Buri gisubizo cyose utanze gifasha imashini kugira ngo undi muntu nagisaba ubutaha bazamenye icyo bamusubiza. Uko niko ikora. Nyine mbabwiye ko baguha na certificate, baguha certificate ko warangije, ko wakujije ururimi rwawe. None uburyo bayikoresha ni gute? Ujya hano kuri crowdsource.google.com. Reka nze tuyijyamo nibereke. crowdsource.google.com. Njye natangiye gukora, ushobora kubona ngeze kuri level yindi, ariko nawe ushobora guhita ugenda ukajya kuri iyi link yigiyeho, utangira gukora, bakakubaza icyo uri butangemo ubufasha. Tuvuge dufate kuri image label verification. Aho ngaho bakuzanira amafoto, ukagenda uvuga ayo mafoto ikintu kirimo. Bifunguke. Urabona hano tuvuge yenda mfate kuri piano. Taza kano kantu bakambaza ufite iyi foto bagiye kunyereka irimo piano. Niba irimo ukavuga yego. Se iyi foto irimo piano. Niba itarimo ukavuga oya. Se iyi foto irimo piano, yego. Niba itarimo ukavuga oya. Hano irimo, na hano irimo, hano irimo. Yaba itarimo ukavuga oya. Waba utabyizeye neza ukagira skip. Yaba irimo ukagira yego. Nuko nguko ugenda utanga ubufasha. Uko ugenda ukora ibibazo byinshi, uza hano muri achievements. Kugenda ukora ibibazo byinshi hano muri achievement, level yawe igenda izamuka. Uko level izamuka niko ugenda ugira amahirwe yo kuzabona certificate. Ibi ngibi ni ibintu bitagoye cyane, wajya ukora no mu gihe uri kuruhuka,
ukaba uri kureba utuntu, hano ugenda wongera revo zawe, ushobora no kuzajya ufotora amafoto ukayatanga, ugenda ufasha mu buryo butandukanye, ufasha imashini za Google kugira ngo ibikoresho bitandukanye bya Google, harimo ibi byose Google Search, Google Business, Maps, Play, News, Gmail, Meet, Contact n'ibindi byinshi. Hano hari ibindi byinshi, izi zose ni serivisi za Google, uko ugenda ukora hano uri kuzifasha kugira ngo zibashe gutanga ibisubizo byizewe kandi bifasha abantu benshi. Ndakeka ari ibyo nababwira kuri ibi ngibi. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, twandikire ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Nigute Rwanda, Nigute akarongo ko hasi siwo akarongorwa, ubundi ukatugezaho igitekerezo cyawe muri inbox. Kuri Twitter ni Guteni, ubundi igitekerezo cyawe kikatugeraho vuba vuba, cyangwa se no kuri Facebook watugeraho, Facebook ni Nigute Rwanda. Nigute Rwanda, ubundi ukatubwira igitekerezo cyawe tukacyakira, no kuri YouTube channel yacu hacaho video turaza guhita tuyishyiraho, ubundi ukadutangaho comment nabwo tuzajya tugusubiza. Nigute Rwanda, ukaza ugakora like, ukajya utugezaho ibitekerezo byawe n'inyunganizi byose, ibyo wifuza ko tukugezaho byose hano turabyakira. Ndakeka ari ibyo, murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.